Baho neza Shema. Shema nukuzajya ukora kohereza amafaranga nkita ku musaza. Nutabikora nzamureka. Wowe ntugire impungenge n'ukuri. Ntugire impungenge buri cyumweru nzajya mwohereza amafaranga mu kindi bintu bicumi. Kuko i Kigali bambwiye ko hari akazi kandi bandimira akazi keza n'ubu uriya muvandimwe uri kumureba. Niwe unjyanye i Kigali ahubwo turi kwiga ahantu heza we. Heza. Ni heza ntabwo ari nko muri cya cyaro cy'iwacu. None urahakunda. Ndahakunze. Mbese shano umukozi uzadufasha ibintu nubwo nawe naburi kuvunika cyane. Ni mu cyaro. Gasa nkaho mu cyaro pe. Umucanga uracyara kwe? N'igihe navugiye. Fabu! Wewe. Basi ubu dufite abashyitsi muri weekend ahantu haba hasa gutya jardin tunganye. Hanyuma umubwire ubinkurikiranire mbese hano hantu hameze neza. Wibuke kandi ko dufite abashyitsi muri no weekend. Babitunganye neza hamere neza. Ibi byose birimo hano ubona bitameze neza, iyi nzira iconze ku buryo ubona ko ari ahantu hasobanutse. Batazatunyuzamo ijisho. Akazi bagusigiye wakarangije. Warangije kandi ibona imicanga ikiri mu muhanda. Nuko ndi munganira nawe. Mwabujana ngewe mukomesheje gato aramakuru. Ariko agomba kubanza akarangiza akazi, warangiza ukabona n'umwanya wo kuganira. Si tuguha uburenganzira bwose. Mwabujana kumva. None se kubera icyo nsuzugura. Badrovia naza murabonana. Haguruka vuga ko. Gira kuba caha ngaha. Mwabujana. Ujya koze birabyombo gira kuba. Biriya se mwabujana none se sindi byose ubundi. Haguruka. Mana yanjye kuko kubera iki ntabwo. Mwabujana bari. Ujya koze birabyombo se. None si imyenda kuko waretse nkabanza nayandi. Yawe ubu ntabwo. Mwabujana warunge ngo mbanze nanika imyenda. Vuba vuba. Izintu cyenda zikoma. Mwabujana wabimereje nk'abanani. Mbare nimwagize harakura. Se mwabujana mukuru ni yari yakubwenga ibyo. Ndakuze ngo mwabujana mukuru ninde hano. Uriya ni mukuru wanjye ntago ari nyine. Iyo mbwiye imirimo mba narakora n'umwuka bumpaye. Waje ugira vuba se. Mba nagize pe. Mana yanjye we. Kubundi bungu. Se babuja bampa Cyangwa vuba. Genda vuba. nabifashe ibyombo ariko. Suwe. Ko atajya hahindukana. Nta mpinduka ntaki. Baho neza Shema. Kumwanze. Bana ya. Mucyo imyaka myinshi we. Imyaka myinshi pe. Mumeze mute? Tumeze neza mwebwese. Ibi nyine Kigali se ko mbona hakugeze mwiza cyane we. Nawe ni Kigali yize. None se komeruka wiga. Niba ngibe kwiga bibamo burya. Abamo isomo ryo gukubura. No ubuzima ubutegeka gukora n'ibyo uteze ku ishuri. Ubuzima ndimo nyine hano kugerekeza. Subizi ko mbana na musenge. Nta wundi mwana afite hano kandi ararwaye cyane. Urumva ni nanjye ugomba kwita. Ese muze hameze. Yararwaye. Bya bintu byabo by'imivuduko rero hariya na bya rubaga impande byazimbureka nkuzana agatebe ube wicaye. Abahungu barakubura se.
ni hatari. Yewe karibu rero. Ndaba nongera gukubura mu kanya. Urakoze Shema. Ndabona ukigira ikinyabupfura nk'icya kera. Uri kugerageza. Ntambwira uko ubuzima bukomereye muri iki cyaro rero. Nta kazi, nta kintu. No kwirwa mu mirimo yo mu rugo ndwaje n'umusaza. Nibaza amaherezo yanjye byaranyuze. Se umuntu yakorera ikira. Use nta kuntu waza ukajya i Kigali ukajya gukorera amafaranga Kigali umuntu wese uhageze akorera amafaranga kandi akamera neza. None se ibyo ndabyumva nazi Kigali pe nakura n'amafaranga ari n'ibyo byamirana yari. Ako se nuko utazi umusaza ukameza. Oya izo ntago ari impamvu zo gutanga. Umusaza n'ubundi wamushakira umuntu umusigara aho uzajya umwitaho. Hanyuma wenda ukaza gukorera amafaranga ukajya uboherereza. Amuhemba iki uwo muntu mu gihe ntarayabona? Mu gihe utarayabona nyine muzumvikana umubwire ko nuyabona uzayamona. Kigali se byibura akazi keza. Yego ko cyane rwose. None se reba akazi kose ukoze karagenda. Ubuzima bwa ntabwo bunyoroheye ariko wowe ndabona wameze neza pe. Neza rwose ntacyo urabona nimeze kuko nari meze muri kino cyaro dore ntihajya hahinduka hahora ari kwa kundi. Ubu se ubuzima wazabuvamo kugeza ryari? Nukuru byigeho uze mujyane Kigali. Oya ntabwo nsiga wowe. Nuko uza tugende. Umusaza ariko ndagenda atabizi. Oya ubanza ari kumushabya nunagenda bitabizi umushakira umuntu wo kumusigaraho. Oya ngiye kugenda ndebe ko nabona Kamana. Kamana buriya ni inshuti yanjye wowe kandi ari muri iki cyaro wowe afite ibintu by'ibibanzi mu masambu njyewe yayagurishije ndi kwiga nta n'agasambu n'aha ngaha urabona niho honyine kandi naho nta kintu tuharira pe. Twigendere wigira i Kigali ujye kwikorera amafaranga iyo wageze i Kigali ubuzima burahinduka pe. Noneho rero urihangana nta kintu mbashije kukwakiriza reka mbanze ndangize gukubura hano nimara kwakubura mpite njya kureba Kamana rwose ko iyo gahunda nayo ndashaka ko ibyihutira. Sawa ubwo ntacyo turongera tuze gusubira ndaza kuhanyura reka njye kureba uko bimeze mu hariya. Sawa. Shema! Shema! Vuga gake ntabwo nshaka kumva. Ngaho rero saraje kwitegura se. Narangije. Rome yanjye arigiye gupfira ubusi nawe nzagera i Kigali mbone n'akazi. Ikaze hubu. Ese ubuza amakaye kazi? Yego ko mwana yagiye ariko urabanze. Izeye ko nazongera gukubura. Shema Mucyo umvuwa munagiye kundaburiza. Shema waramutse. Ko mbona hetse bagugiye Shema. Urabizi rero nawe imirimo yarawuze. Ubu ngiye Kigali. Shema uzagasigara wenyine. Nagasigara wenyine none se nk'umukozi w'Imana duturanye inshuti yacu koko muzehe yasigara wenyine. Ahubwo ngeze Imana uraje. Ubundi nari nzi ko ndi guceho nkakubwira service neza. Shema muzehe azajya arara mu nzu wenyine. Uzi ko ashaje arwaye. None se ko ubona n'imibereho byanze nta kintu mufashije hano n'ubundi nta gasukari nta ngiye kugenda njye ngura amafaranga byibura nohereze ahubwo ujye umufashiza genda kwinjiza musabye imbabazi gufasha. Shema reka twumvikane. Njye nsenga Imana yo mu ijuru. Ngiye gusigara nita ku musaza. Nzajya nza mu gitondo ndebe uko ameze. Tekeri icyayi. Shema nuko uzajya ukora kohereza amafaranga nita ku musaza. Nutabikora nzamureka. Wowe ntugire impungenge ntugire impungenge buri cyumweru nzajya mwohereza amafaranga mu kindi 10,000 kuko i Kigali bambwiye ko hari akazi kandi bandimira akazi keza n'ubu uriya muvandimwe se uri kumureba niwe unjyanye i Kigali ahubwo turi kwihuta ni umuntu wahoze inaha kuva kera ahubwo nuko mwaje n'imikino inaha mu cyaro musanga yaragiye ariko niwe unjyanye i Kigali ngiye ahantu hizewe ikibazo cy'amafaranga cyo ntabwo ahubwo
ni ukumfasha imikoro ariko mbikira ibanga mubyeyi ntaba ari babesikoro b'i Kigali bakujyanye ukajya gutagangarira i Kigali umusaza akazapfira mu nzu umuvandimwe wenyine bamwita mucyo mbikira ibanga gusa umusaza ntabwo azahano nagiye ujye umubwira ko hari ibibazo nagize by'ubuzima nagiye gushakisha amafaranga ariko nzajya mwitaho kugaragara ko twanamusubiza ariko ntubimubwire uno munsi mbabarira ahubwo se nta telefone mfite muri ino minsi reka nkwerekere ikintu ugiye kumfasha urashaka kujyana nimero zawe ni nazo nzajya nkoresha koherezaho amafaranga uzabyibuka ujye uyashyiraho nimero yanjye reka nikubwire reka ndebe agakaramu nyanda zeru karindwi 078 zeru karindwi umunani 12 12 makumyabiri na kane 6 ni ukuvuga ngo iyi nimero umva buri cyumweru ntabwo azajya haburaho ibihumbi 10 byibura ujye uyashyiraho nyine nkomeze nite ku musaza kandi uzamwibuke uzagaruke kumureba hakiri oya umusaza yaririye arimara rwose kugira ngo nige nubwo nta kintu ndafatisha nanjye mba ndi kuzirikana ntabwo namutererana ibyo ngiye nimo ni ibyiza byo kumushakira inyungu nawe aho rero uzahirwe mu rugendo ugiyemo mubyeyi urakoze cyane Imana iguhe umugisha nawe Imana iguhe umugisha mu byo ugiyemo ni ukuri Imana ibaha umugisha nawe genda neza nanjye ngiye gusenga ariko reka mbanze ndebe umusaza uko ameze yewe mbega amataje duce none se ko hano henda kumera Mama Miguel Mama Miguel wa muntu namukuboneye ni karibu nuko namba suza ni karibu namubonye ni karibu hari ikintu natwaye se oya ntacyo atwaye pe sawa rero ubwo ni ukugakora neza ese ko wagira ngo ni akazi ko mu rugo akazi ko mu rugo se ko hari icyo gatwaye cyo si akazi se gusa akazi ko mu rugo nzakubasha gukoresha imbaraga hano muri Kigali kubaho ni ukuba wakoze nta kazi na kamwe tugomba kwinubira Kigali se n'aho abantu bakora akazi ko mu rugo guko mana yanjye ariko gatandukanye na kariya ko mu cyaro ko kwirirwa ujya guhinga ibishike n'ibiki wikorera n'amajerekani mu rugo tugende batanakumva turi kuganira hanze wenda ibya agafaranga kawe karaboneka ni karibu stari mbega ahantu heza we heza ni heza ntabwo ari nko muri cya cyaro cy'iwacu noneho urahakunda ndahakumva mbese muraho ni umukozi uzadufasha umuntu ubwo nawe ntabwo uri kuvunika cyane ni mu cyaro ushobora nko mu cyaro gasa nk'aho mu cyaro pe ko nyine kubona ntacyo atwaye se wa murumuna wawe burya aracyateka kwa kundi ntabwo ajya ahinduka kuva najya ahinduka nteye gute se reba ukuntu asa reba ukuntu ameze uri mwana uzi ko arangije kwiga segonderi yamaze segonderi se ni kaminuza usibye ko wenda ubuzima bwo mu cyaro ubukene nyine bwanga ariko arangije kwiga rwose ni umusirimu pe bawe aho muri suku ndayifite pe tuzareba ubwo ngubwo ubwo twizeye inshuti wacu ntabwo yatuzaniye umuntu
Oya akazi nzagakora neza neza cyane. Akazi kose muzajya. Ibyanjye se simbishoje ra. urakoze ahubwo se ubaye wamubwiye amafaranga cyatuye oya muyavuganeho nta kibazo namubwiye ati murivuganira. kuko umukozi w'ubutaha wawe wagiye namuhembaga 15 ariko kubera yari umusore akaba yarangije amashuri ye nabwo namuhereza 15 akeneye kuzagira ejo heza aho mukomeje ndamuha 20 koko ubu bizava muri nayo urayanditse kandi natanga 15 mubazi wakuzanye. mfite ikibazo kinsaba byibura ibihumbi nka 20 mu cyumweru. Kigali rero iyo uhageze imibare urayirengagiza. Niba wumva ayo 20 uzashobora kuyajira nibyo uzabikemura kuko nusesagura azagubera impamvu. None se mucyo ubu ni hano wenyine wari uzi akazi n'ubundi wandangira nta hantu. Ahangaha kuko ari ngo umucuti wanjye wari warambashije umuntu ukoze se ahangaha gusa. Naje ntazi ko ari aka kazi nuko nyine n'ubundi nkashoboye urabizi wasanze ndi no kugakora mu rugo. Ariko uzanyira aho nsize umusaza ariko none se ko ntayanga nayo ntayishizaga nta kibazo mpaba ushaka akazi nzagatangira nakore umugambi. Uzagakore neza ntuzansebye. Sabo rero ngereka mubasigire. Nisubize ugenda gute? Oya misengende reka nje kureba abana amazi menshi rero. Sunda kwerekeza we. Oya nta kibazo. Reka mwereke ibyo yaba. Yego. Sanga uri bugaruke kudusa. Mujye munsura rwose dore nimenze i Kigali no kwitwararika. Ageze i Kigali? Yego. Umva wajya ukamireka ya myenda agafu. Kungiye naniwe. Umusizi niba no kujya gusenga n'iki. Ntabwo ahise mumfashije nkabanza wenda nkahindura nkambara imyenda y'akazi. Jyana hariya hirya hari icyumba cy'abakozi cyane bari kujyana. Jyana hariya tubona icyumba. Mabusha nkahanyereka. Gendura. Ariko nizere ko mudafite imbwa iryana n'umushinga i Kigali haba imbwa ziryana. Oya twebwe ntabwo umwana nawe atinyemo umusore ungana nawe reba ukuntu ureshya reba ukuntu ungana n'uruhara rugiye kuza Imbwa ziraryana. ntambwe hari genda inyura hariya aracyabona inzira. kora akazi kakoze Ntacyo Mabusha. Ntabwo kujya kumwereka leta ntabwo ajya kwiyambura kuva mu gitondo nta kintu wigeze ukora none ugura twese sinarindi kurera umwana kandi igendere ibyanyu ndaba mbibareka. Siporo ni ubuzima Mabusha. icyayi kiri Icyayi ngiye gufatiriza imbabura Mabusha. ibibazo bisa n'isano Saa 3 se. se kuki utumva iminota ibiri Yego Mabusha ahubwo reka nyifatirize vuba. iminota ibiri Mabusha. iyo ntebe ijyanye he Kuyicara. intebe ntabwo ari iy'abakozi Mabusha. wicara aho ngaho hasi Nakundi. biravuga Ako n'amakara rwose ubundi biravuga ku muhanda se ntabwo uhari gaze ntiyari gaze se iwanyu ugacana kuri gaze nakundi. ugize amahirwe ntugicana umuzingo ngo imyotsi ikwice none ugeze hano umaze kurya urahaza mu gaze Mabusha. Abikora nta ubundi kibazo. se uracana imbabura wicaye maze isafatwe Ahubwo reka nshaka ibintu bicanisha. Mabusha nawe agira amahane. Kanze nyirize amahirwe. umucanga uracyarahakwe n'igihe navugiye Babu Bwana Basi ikintu dufite abashyitsi muri weekend ahantu haba hasa gutya jardin tunganye umucanga zaha mu nzira sinakwiyama ibyo biwe kute umva ibaze buri gihe uhora mu miziki ubundi unywa iki unywa leta
make rwose. Reba ukuntu hano hantu hameze. Maze icyumweru nkubwira ngo uyu mucanga uve mu nzira. Ubura uri mu mahoteli ntazi ibyo urimo. Bose umuziki wawe wanjye ariko hariya ndahita. Kurikira umve rero. Uyu mucanga. Umucanga ugomba kuva muri ino nzira ukajya hari haruguru, ukegera ari amatafari hariya. Iyi jaride nayo urabona ukuntu isa. Asa nabi kandi muri no weekend dufite abashyitsi. So rero ubitunganye byose bize kugaruka byara. Okay, ndabikora neza. Ntihagire indi mirimo myinshi ivunanye baguha ibi bitararangira. Ni neza cyane, ni vuba vuba, twe dukora vuba vuba bose. Neza nsange hasa neza kabisa ku buryo ino nzira ubona ko umuntu yinjira mu gipangu hameze neza. Darame. Ibutse umupira ko mbona ikirere kimeze nabi. N'amasaha yanjye unzanire n'amasaha yanjye ndanye. Ngaho genda ushaka igitiyo n'isuka wenda nuyibona bikureho bigenda. Yego. Vuba vuba. Saha yanjye ndanye bambuze. Ya. Urakoze? Kazi keza. Agende naryambaye ndabona ikirere gisa nabi rwose. Ntuzongere kwibagirwa cyangwa imvura izakwice tukubura. Umuntu erega umuntu aba afite stress. Hanyuma Fabrice rero mbonye ntazi utuntu ari kwikora kandi nkeneye ko uno mucanga uva mu nzira iyi jardin iki. Hanyuma umubwire winkurikiranire mbese hano hantu hameze neza. Wibuke kandi ko dufite abashyitsi muri no weekend. Babitunganye neza hamere neza. Ibi byose birimo hano ubona bitameze neza, iyi nzira iconze ku buryo ubona ko ari ahantu hasobanutse. Batazatunyuzamo ijisho. Sawa rero umunsi mwiza. Do you ever think of me when you lie? Right, I need your bed, you better fly. Do you ever think of me when you lie? Right, I need your bed, you better fly. Salamu boss. Salamu. Sawa. Wakuze Kigali mani zacanze ndashaka ko twicara ahantu twicare nkara he kumbe bapu neza kuko mfite ibibazo kuva nagera Kigali. Yesu turutse mu cyaro bagana ye. Ngiye nivire ahantu bita za Karongi. Ariko mani Kigali byacanze. Evuye za Karongi. None se mani bisi wabisubiramo mu kanya nkakubaza mapu kuko turaturanye mani ngenda ndashaka kuba inshuti yanjye. Nagutama agafanta ariko tukabishuka ukamukuri. Ndabona mbonye rasta bandi. Tugiye kuba twirirwa nadutera story. None se mani reka tubanze twibwirane. Njye nitwa Fabrice. Waba warongeye akantu kaje. Nkigera i Kigali ubundi njyewe mpita nongeraho G. Ubu se nanjye ko nitwa Shema ubu nzongeraho G bivemo. Shema G, Shema G. None se mani Fabrice wowe i Kigali simazemo imyaka ingahe cyangwa niwe wavukiye? Kigali njyewe nyimazemo imyaka 10. Imyaka 10 yose? Ako 10 yanjye nageze muri iyi Kigali njyewe ntigita mbona ibyuki byatanje akazi nako ngeraho nshaka kukibagirwa kubera ibyuki. Kigali haba ibyuki mwana. Ibyuki? Ibyuki se mari ko mperuka iyo terime ndi school ndi kwiga. Ubu si Kigali waje gushaka ibyuki mwana. Amafaranga se yarabonetse kuva aho wagereye i Kigali. Ahantu urabona atari amago yabakira amafaranga hano bahari mwana. Ako ubu utuye hano hirya. Umva mama bita mama Miguel Suramu. Hari umukobwa usuzugura ndamugutuye. Yeso umubebe gusuzugura tema ko mbona umuniga w'iji umuniga w'ibogari. Ni baruwa iraye gusuzugura gute.
ibaruwa riraje. Karame mabuja. ariko Fabrice wagiye umbabarira wakabyara akazi bagusigiye wakarangije Narangije. warangije kandi ibona imicanga ikiri mu muhanda Kuko nari ndimo nganira nawe. Mabuja njyewe mugomesheje gato aramuka. ariko agomba kubanza akarangiza akazi warangiza ukabona n'umwanya wo kurwanya si tuguha uburenganzira bwose Mabuja ndakunda. none se kubera icyo nsuzugura Bajovia naza murabonana simuziranye Oya ngeze ntabwo. uri mushyashya noneho rero reka nkwereke ikiza nabanza arangiza akazi namara kukarangiza ugaruka umusore umva narangiza yitunganye mwicare muganire ariko yarangije ibyo bamushinze sibyo Fabrice Nta kibazo mama. kandi Papa Jovia azakwirukana Abashyitsi gusa nayarukaga abashyitsi ni beza pe natwe turabakunda ariko banza urangize akazi bagushinze numara kukarangiza ndaguha uruhushya ugende ukine uganire n'abandi ariko mbere na mbere wabanje gukora inshingano ushinzwe sibyo Fabrice urananiye rwose Ese mabuja wese ukijyana. Fabrice urananiye Fabu rero numvaga rwose ibintu ari sawa ari fresh ntava ahangaha ariko ndabona hari igiye kugenda n'ubundi se ko Ugiye kugenda se? ngiye kujya mu kazi ngiye kujya gutekera abo mabuja Ese ugiye nta n'akantu nguhaye ko? kahise hano Hano hari ako kunywa gahiye dukanywa se? shangiye ninywera ibintu bidahiye. Mu bidahiye winywera fanta. ariko noneho nagorwa Fabrice aratekereza aruzuye ikihe kibazo afite gituma ibintu umuntu amubwira adashobora kubishyira ubu se ko namubwiye ngo akureho uyu mucanga kugeza iyi saha uyu mucanga ukaba ukiri ahangaha Fabrice arananiye ndamwirukana oya nako last warning ndamukata rwose ibana ya jaride namubwira kundeba nta kintu yabikozeho ariko ndahangana nawe yego abakozi barabuze ariko se ku buryo wajya ubwira umwana akagusuzugura nkaho ari we nyir'urugo. Man, banza wumva ariko hano ubona indirimbo yitwa Royo ya Chris Brown urayizi man? Royo Yitwa Royo. nyanumva ngo iloyo Ariko Fabrice akubu iyo mpamvu ngo ubutumwa kandi ibi bibe kutera zabica njyewe Uyu ni umushuti wanjye bari baje. icyo ni icyayi Uyu ni umushuti. dore kwageze boss uza kungomeshereza umukozi hano boss tubabarira rwose niko akazi naguhaye buriya wakarangije Bose nabikoze ariko haburaga gatoya ngo mbirangize. kuva mu gitondo kugeza saa 8 utararangiza uriya mucanga Saa munani. ubu se nisanga ireba uzisa urabona risanga ubu wabyutse wicaye ahangaha mbese namaze kugenda igiti ujugunya hariya urikomereza Aje mu kanya. urwesha Ntago amaze umwanya munini. ko ndeba ntakoze nibwo nyagera ariko kwa mama Miguel ndaje ndajya kumwiyama boss mbabarire weho barakwirukana ntumwaye banyica n'ukuri boss uzi tubabarire n'ibindi ubw'agasuzuguro kawe umushahara wawe havuga bitanu yewe bitanu byose mwana reka mufashe rwose ntabwo nabivamo rwose n'umukureho umufashe nk'uwarorera ntabwo byavamo bitanu biravamo nta n'umwanya mfite wo kubatakaza Imbabazi. kora ibyo urangize vuba Bose koko. boss bitanu rwose n'ubimukureho bitanu inzamwica ureba nabi Bose muri iki gihe boss jewe rwose mbabarire nawe ndamufasha ariko bitanu n'ubimukureho mwana yanjye yafasha nukuzikora iki ko mbona zimeze neza egenda uzizamura. ese ndazizamura gute kandi zizamuka n'ubundi reka cyokoze mbafura bino byatsi nibyo nshoboye njye ndumva ngize ubwoba reka nkureke njye gukora akazi mawe ujama Jana ugiye mawe ujangiye kuvoma ariko ko amasaha yakuze wari ukwiye gucana imbavu ugasura n'ibyombo koza wa mukobwa nawe arafurana kure kuko n'amasuku mu nzu yego mawe ujana mbanze ne sawa ubwo turasubira njyewe kajya kurya mari kumva nandiwe
reka nanjye mfatire imboga. ariko ujye ukora ibintu bifite isuku. Yego mabuja ndagerageza nta kibazo. Iki bino byombo ni ibyarya birihe se mabuja? haguruka vuba gira vuba ca aha ngaha Mabuja cyangwa ujya koza biriya byombo gira vuba birihe se mabuja? None se sindi byose ubundi. haguruka hano yanjye kuko kubera iki ntabwo Mabuja mbabari. haguruka ujya koza biriya byombo se None si imyenda kuko waretse nkabanza nkayanda. amakuru yawe ubu ngubu ntabwo Mabuja se warumwe ngo mbanze nanika imyenda. vuba vuba izi ntoki zawe ndazikuma Mabuja wabimereje nkaba nande. mbare niwageze haruguru Se mabuja mukuru ni yari yakubwenga ibyo. ndavuze ngo mwawuja mukuru ninde hano uriya ni mukuru wanjye ntabwo ari wowe iyo umbwiye imirimo mba narakora n'umwe ukabumpaye. wajya ugira vuba se Mabuja nako mba nagize pe. cyangwa Mana yanjye we. ku bundi ubu ngubu Se mabuja aha wambabari. ngaha vuba genda vuba Nabifashe ibyombo ariko. ubu ngubu aho ngaho harimo amazi ubu ngubu None se amazi singiye kuyavura. uba mu gitondo wakoze Mabuja yambujije ngo ndetse. nakubuze Ariko hari amazi narahaye ndaje. uhita uteka ibiryo abantu barya amasoni nawe banzaniye mu maboko Mabuja baragwira. Yewe. Ibyo naboneye i Kigali. Ibi bintu ntabwo nabyoza narava kuvoma ubusa amazi yavaye. Kanze cyokoze nano. Nanika ino myenda. Mpite mbanza. Nimara guhisha mpite njya kuvoma. Ariko mabuja akwiriye kunyongeza kuko muri umuntu wamereye nabi. ubundi se shema shema Yego mabuja. ubundi uzana tuvamo Tuvoma hehe se yari ahijya se tugura amazi? bagura amazi bakuzaniye iki Kuvoma no gukora indi mirimo. uzajya uhembwa banagura amazi uri aho ngaho Muzajya muyagura njye kuyazana ariko. umva tujya ku gasoko Isoko sibaye. uzabwira inshuti zawe zihakwereka Mabuja simbona biri kugenda karitsiye zose bazimarishije amaguru se mabuja se wa. ku gasoko wasanga wirirwa unazerererayo ujya kwidumbaguzayo aho uzaho ntabwo uzi ku gasoko Mabuja vuze nabi. Umuntu ngana nkanjye ndidumba. Kari imibereho mibi. Uzi ko mu kigero ndimo ikigero rero nakabaye na sheri wawe. sheri wande urasuzugura wa muhungu ubu ngubu urabona njye ndi ku kigero kimwe nawe ku buryo waba sheri wawe sheri wanjye uramuzi wowe Mabuja. gira vuba Ariko sheri wanjye twiga. kandi ujya kuvoma ku gasoko gabanya amagambo aha ngaha Sheri wanjye twiganaga ndabona musa. uri kunyumva ujya kuvoma ku gasoko uzongera kugura amazi nakundaga kubana na mukuru wanjye azibeshye yongera guha igiciro cyo kuvoma Reka mbanze mishe ntacyo mabuja ndahita mbikora. No gushaka kandi kazi kandi ko ntabwo umuntu yagakora. Bucya ariko nawe yaranshutse kunzana i Kigali nzi ko ngo ngiye kubona akazi keza. None ni mu nduru gusa kabisa. Ayo aryo wiziritse kabisa pe. Ntakunda. Aneje n'akajagari kanze. Maze mishe ibindi ndabikora mu kanya. Reka njye kuvoma kabisa. Ese ndavayo none ese ku isoko. Nakundi kagiye. Harimo agashashi. Niga agashashi. Mabuja muze kumva hano ngiye kuvoma hatagira abantu numvishe ngo banura imyenda i Kigali bataza bakayanura. Mabuja. Imyenda sibayanura se babantu njye numva ngo nabamarine biki. Ngiye njyanye ifuni. iyo ngiyo umuntu ungana nawe
akatwara ijerekani ahubwo se ku isoko ndahamenya ko ngiye kuhawe ubuyobozi nawe ugenda uhayoboza fata indi jerekani utwara uhabona umuntu ungana nawe reba ihera ku kirere ni hafi se byibura urebe ukuntu ureba ni hafi ntabwo ibyo bintu ndabyo bari kujyana amakuru nabyo gukazana amazi mabuja harimo nk'isaha kugerayo abira ahubwo amasaha bajyana mu kuna nawe fata genda ariko mabuja byibura iyi myenda kandi minota ibiri ubugaruke iyi myenda yo rwose ntibayibe mabuja isoko ndajya kuva mu rugo rega nzagakora Fabrice wa mushyo wanjye mwana mwize ubonye nagushakaga mwana Setunete rikanye nakwe mu cyaro ndacyadusha turebe ndimo ni na dekirewe nyine kandi wana ari totoya ndaduto nabi none se niza phone mwana niza phone niza kuri telefone kandi ndumva umuziki se mwana baruje ariko nawe no umuntu ugiye guhamagara ni amasegonda make kiyo nabi ibintu bizi ko nta kintu navuga ko harimo password ariko i Kigali mugira amabanga aka kantu wari ukazi sikanyiguremo ese ubu nzabona phone telefone imana telefone nzabona wowe higa uduceri fresh uzahita umbwira mu jyana ahantu haba reka mamagare vuba ntinze noneho ariko uraza no kundangira ku gasoko kuva nagera n'amezi 3 ariko bajyaga tuvoma amazi hafi none mabuja muto yakaniye ngo nukujya njya ku isoko ntabwo kamiye baza kubireka ku isoko Alo? Uraho? Umva warahemutse cyane ubwo uzi ko muzehe yapfuye Shema narakubuze waragiye uradutererana wanze kohereza amafaranga nk'uko wabivuze ntabwo nakubeshya muzehe yarapfuye byararangiye twaramushyinguye uzi ko ari we wari buzampamagare wajyanye nimero zanjye ndagutegereza nyine narabuze aho naguhamagara none rero iki gihe umpamagariye tumaze ukwezi tumushyinguye ihangare ntabwo nkeneye gukomeza kumva ibyo bintu rwose ngiye mbabarira pe ariko ihangane nyine ugakomeza urwane n'ubuzima bwawe nzakomeza mbarindira umutungo wanyu nta kundi nzajya mpahinga njye mu ruyuzi mpagire neza nsize n'uruyuzi unarindi kureba ko nta gahaza karimo ngo njye kukarya ariko ndabona rutareka ihangane nanjye uriya mwana kumva ko se yapfuye biramutunguye n'ukuri mbese mwana twahindutse bigenda bite muzehe wanjye mwana nasize icyaro nje gukorera amafaranga yo kumuvuza none yaramushyinguye ariko ndumva umugongo w'isi ucika kwihangana nabo muri isi fabu mani barananyambuye barakwambuye ahantu wakoraga amezi 3 yose nyamazi banyambuye ari kunguru gusa none n'umusaza ari nzapfa ikimbabaje nuko ari nzapfa naraje mvuga ngo ngiye kujya nkorera amafaranga buri kwezi mwereza ibihumbi 10 ari nzapfa nta n'igiceri cyatanzwe sirambonye pe kandi niga ku musaza yihirinze none ari nzapfa nta n'ikintu mufashije gusa hari ikintu nungutse nshobora kugufasha mbwira se mugenzi wanjye abo bantu bakwambuye umva wowe bayobe wikomereze akira na fone yawe bayobere hese ko i Kigali nta hantu nzi naho wowe bayobe wikomereze ubaka amafaranga yawe bayaguhe ayo bari bakurimo umva bayamese nari umunsi batahanyimye mbabwira ko rwaje n'umuntu baya bagomba kuyaguha nese ubuyobozi ni buhari icyo cyo ntabwo mbizi rwose abantu mudafitanye n'inyandiko si banyihakanye
wowe njyewe niyo nakubona amafaranga rwose ageze iwacu nkajya guhinga. ngiye kubwira akantu kunguka nawe wowe ayo mafaranga uramutse uyabatse ushobora guhita ugenda ugacuruza icyo bita inyuma. Inyuma se bazicuruza gute? Inyuma uragenda nyine ukazicuruza ugatoragura ibyuma mu duce dutandukanye, udukoroboyi, amabati ugashyira mu mufuka, noneho wowe ukajyana ku munzani ukajya gupimisha ibiro. Bisaba igishoro se cy'amafaranga nangahe? Ufite ibintu 20 wabikora kandi bigakunda. None se sinumva ari no gutoragura, nshobora no gutoragura sinakwindira ko mbona ibyo bya 20 niyo natoragura iby'igihumbi njye nagenda nkongera nkabicuruza. Ikiro se ubwo cyunguka ngahe byibuze? Ikiro cyunguka amafaranga 200. Ikiro cy'ibyuma cyunguka 200. Ni ukubitoragura ngo no kugenda wowe uragenda ugatoragura ibyuma mu duce dutandukanye, sibyo? Noneho wamara kubitoragura ubwo rero numva nta n'amafaranga byabinsaba, kereka wenda hari ukuntu umuntu abirangura. Ibyuma kubitoragura nta mafaranga bisaba, ngo kubitoragura gusa ukagenda ukabipimisha ku kiro, noneho basanga ikiro cyuzuye bakaguha amafaranga. Hari umuntu wigeze kuza ari mu rugo ari kutubaza ngo mufite ibyuma bishaje. Nawe rero nawe wahita ukora bizinesi nk'iyuma. Nanjye nkajya njya mu ngo z'abantu dufite ibyuma bishaje. Ukababaza amana hano hose mu bakire haba hari ibyuma byiza abantu bashobora kukugurira nawe bakabima nkabirangura, ubwo ikiro ngo mukayiryitanga wakungukaho desi. Okay, aho reka nkwereke rero, reka njye kuvoma amazi, ariko ubu ngubu ndumva nacitse intege. Yawe byihanganire ubu ngiye kubabara ndebe ko nabakuraho ifaranga nite njya muri iyo bizinesi, kuko ndabona i Kigali nanone kuyivamo ndasubira ibyaro, noneho abaturage ni abake. Umusaza naramutayariza apfa, n'ubundi ni ukuguma muri Kigali. Gusa nishyize mu mwanya wawe, ikibazo ufite ndacyumva, ariko uri imiga yanjye nta kintu ntagufasha muri ubu. Babu reka ngende mwana ubu ngubu, noneho wa mumabusha mutoya we yanambera ntara, ariko ndumva umugongo ucitse sinzi ko ibigo mbivana. None se ku isoko mwana umuntu acara ku isoko se tugende mwereke ni hano hirya ntari ubwo narizi kare mu byatsi nayo isoko cyangwa na hano hakurya hari isoko ntari tujya kwiga. Urangezayo se? Ndakugezayo nta ntwaza. Byuma bishaje ibisafuriya muzane tugure. Bya bisafuriya bishaje ibyuma bishaje muze tugure. Bya byuma bishaje ibisafuriya muze tugure. Dore mani ko kibati nakerekanye kinyereje. Bya byuma bishaje ibisafuriya muzane tugure. Mucyo yego mana urimo byagenze gute? Baranyambuye amezi 3 yose. Ese kuki ushobora kuba waramenye amakuru kayaza? Ntago nigize menya amakuru. Uri umwana muto. Byagenze gute se? Nyine mbwira. Ntago nakubeshya, muzehe yarapfuye, byararangiye twaramushyinguye, uzi ko ari we wari buzampamagare, wajyanye nimero zanjye, ndagutegereza nyine narabuze aho naguhamagara. None rero iki gihe umpamagariye tumaze ukwezi tumushyinguye. Ihangane. Muzehe yarapfuye. Ahubwo nawe nafite ibyuma bishaje twagenda ukanyera ibyuma nk'irangurura kuko nasanze. Ubu ni bwo buzima koko. Muri Kigali wenda hano wenda nkuramo. Ese kuki utaje basi na nyuma nguze kunshaka byagenze? Ushaka n'ibintu numvaga wankoreye njyewe. N'ubu ngubu sindizera ko utampisha amakuru. Koko kwise. Wanzanye ahantu bankoresha uburetwa banga no kunyishyura. Baranyambura. Ihangane n'ukuri. Ahubwo ikintu ugiye kugukorera. Hari kampani nzi y'umushuti wanjye. Ngiye kumuhamagara mu minsi yashize. Umushuti wawe nanone? Ni abantu bo muri famiye. Noneho ni abantu bo muri famiye yanjye bo nta kibazo pe. Sister rero. Ndabizi neza ko ufite kampani. Nta kintu wamufasha se?
umva afite amanota menshi n'ubushobozi bukeya yagize. nzaza kuri ofisi ryari kuri ofisi yanyu urumva njye ntabwo mazi nuko tuziranye akaba anzi ajya ndangira akazi tuvugane. Nta kibazo nzamuzane ryari nta kibazo nzamukuzanira pe kandi byanze bikunze Imana hari ikintu izakora umva mbaye gushimiye Imana igurisha inyuma zanjye rero ntabwo nazisiga kuko ntabwo ndizera akazi nzabibara mbibona nkujyane mu rugo banza ugiye kugira ariko inyuma zanjye ndaba zijyana. hano se ni iwawe? ni iwanjye. Yes, karibu. Mwisho ni wewe. Uraboneza Shema? Iminsi myinshi cyane. Iminsi myinshi pe. Uraboneza. Urabona umeze neza. Yeah, welcome. Imyaka aribaye myinshi. Imyaka aribaye myinshi pe. Negura kuza ngo mbarebe mbashimire ko mwagize ikintu mufasha gikomeye none murantanze mugezeho ku kazi. Yanjye nabitekerezaga cyane ngase wa mwana nahoraga nishinza ariko nkavuga ngo reka nze murebe nanone utaba warahuye n'ibindi bibazo kandi byose biturutse kuri njye. Ubu no guhugira mu maraporo nyine nibyo mba ndimo icyumweru kikarira kirangira niyo mpamvu ubona nta gutarabuka ngo mbe nazana n'abasure ariko ndi kubipanga ko muri na minsi nabonye na fiancé nabega inkuru nziza urumva nashaka no kuzaza mbereka na fiancé nk'abantu bambaye hafi mu buzima. Kuri Imana ishimwe pe mbega inkuru iteye ubwuzu cyane pe. Mwese mumeze gute mu kazi biragenda nta kibazo turagakora ka buri munsi nyine niko ubuzima bwa Kigali nta kibazo rwose ubuzima buragenda nabi. Famiye bose bameze neza? Bose bameze neza nta kibazo. Nawe rwose ndabona warabaye Shema pe washema twifuzaga n'uyu nguyu. Uko biri umuntu nyine aba ari kugenda gahoro gahoro hari ikintu Imana ihindura no kudacika intege umuntu aba afite icyizere ko nanone ejo uko byari bigoye ntabwo ari ku munsi bigoye. Sawa rero reka ne kugutindira n'ubundi narinyuze hano ngo mbanze ndebe maze nkurebe neza ndakubonye rero kandi mbonye ko hari icyo Imana yakoze ibyo nifuzaga byose nakwifuzagaho byose Imana yarabikoze nukuri reka ngende ubwo nzabona muje tuzaza na fiancé aba yifuza kubabona muramubwira umuntu bita mucyo yabaye sasa noneho rero reka nere kubaherekeza ndangiza ino raporo bari kwinyaka cyane noneho kandi Imana ibamugisha. Sawa raporo